nacyo mu buzima bwe kidasobanutse, ariko Imana yakuvuzeho rata iragutambutsa. Ikintu Imana yankoreye nagiye ko mbona haje umuntu w'umusore, ubwo ngubwo nyine arazaje ngo kurambagiza, ubwo nyine nari umuntu umaze kuba inkumi nyine yo gusabwa, aza kurambagiza, aza yoherejwe nyine na Satani, ya migambi ya Satani yo kugira ngo wa mugambi w'Imana uburizwemo. Ubwo nari naribagiye ijambo Imana yavuganye nanjye ko Satani ashaka kuzanyicira ubukwe, nababwiye mbere gatoya. Ubwo ngubwo rero Satani angabaho igitero, gutyo haza umuntu uje kurambagiza, aza mu rugo, aza kudusura, aza kuvuga ijambo, bamuca inkwano biremera, yemera gutanga miliyoni n'ibihumbi 800, arayemera, yemera ngo kugura ibishyingirwana, yemera buri kimwe cyose, ngo yari umupolisi. Ariko hagati aho yampamagaye, nanjye ntamuzi, ampamagaye kuri telefone ambwira ati nakubonye muri training i Kigali, numva ndagukunze, ndashaka ko tubana, ndashaka kujya Darifuru, banze ko ngenda nkiri umusore. Tumaze kwinjira aho bakodesha imyenda, turandika, atanga avance, tujya muri banki kubikuza amafaranga. Tumaze kubikuza amafaranga, tubikuza amafaranga menshi pe, yaracagasa envelope, zari inote nyinshi cyane, arangije arayampa, agira ngo amfatishe, ndangije ndayatwara, ndayagendana. Ati rero ndashaka kujya kukwereka umuryango nawe ukumenye, Satani n'umugome. Arangije aranzamura, ngeze i Kigali, hari amaze kwira, nkibaza ahantu ndi burare, nkibaza uko biri buze kugenda, nkumva biranyobeye. Turi muri taxi tuzamuka, tugeze ku giti cy'inyoni, arangije arambwira ati sheri, uyu munsi uri bundazi. Gikomeye, ubundi mbona ko isi izarangira nkiri mu mashuri. Nabonaga ko imperuka izagera nkiri mu mashuri, niko nabibonaga. Nkabona ko n'ubundi byo ndi kwiga nta gaciro bizigera bigera, kuko nabonaga ku ruhande rwanjye mbona ko isi igiye kurangira. Nkavuga ati ubundi ndi kwiga nzarangiza nkora iki, nzarangiza ngiye ko n'ubundi tuzapfa. Nkavuga ati uziga byanze bikunze uziga. Ubwo igihe cyarageze rero, ndangije ndagenda ndamusanga, arangije arambwira ati injira wicare hariya ku ntebe. Ntiyambajije ibyangombwa, ntiyambajije attestation, ntiyambajije iki, yambajije amazina, ambaza naho nturuka. Arangije mbona amereje babyeyi iriho ibisabwa byose by'ikigo. Arambwira ati genda ejo mu gitondo uzazana ibikoresho uje wigane n'abandi. Ni gutya Imana yabigenje, ndaza ninjira mu ishuri, ntangira uwa 4. Ubwo directeur akageza gusohora abantu badafite ibyangombwa batoherejwe, kuko ntabyo nari mfite. Yageraga ku ishuri ndimo akarisubika ngo ati haranzaze ejo. Byanga itagira umujinya, araza afata ya envelope, afata amafaranga yararimo, arayinyaka ati buyimpayeho, ajya nkara ku ruhande ayimurira muri baga. Arangije afata ya envelope ashyiramo ibintu by'ibigufuri, arangije ayizayintireka iruhande ngo buyifashe ntuyiterure ino envelope, uyiguma iruhande gusa. Kumba ari kunjijisha agiye kwigendera, kuko nari mwangiye icyo yashakaga. Aranyibye, ajyanye amafaranga, telefone arayijyanye, icyo yashakaga biranze, ansiga aho ngaho nange ndicara, kuko Satani n'ubundi arukuna akora ibintu ntutekereze cyane. Icyo yashakaga amaze kucyanga ahita agenda, arancika. Ntegereza umuntu uko aza ndaheba, ndasohoka ndashakisha umuntu ndaheba. Ndebye muri ya envelope mbona ndi kugendana ikigufuri, ibintu by'ibigufuri biri muri ya envelope, amafaranga yayakuyemo kera. Muri ubwo buzima bwo kuba muri korali nakunze kuririmba nk'uko nabibabwiye. Reka ndirimbe igice kimwe kugira ngo n'abandi bumve ko twari dukunze kuririmbira Imana, kuko Imana yabanaga natwe n'ubundi kanabidushoboza. Kuva tubaho watubereye Imana, kugeza n'ubu uri kumwe natwe. Kuva tubaho watubereye Imana, kugeza n'ubu uri kumwe natwe. Wadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, uratubwira uti nimubeho tubaho. Wadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, uratubwira uti nimubeho tubaho. Turiho kuko wabivuze Yesu we, turiho kuko wabivuze, turiho kuko wabivuze Yesu we, turiho kuko wabivuze. Dushoboze kwibera muri wowe, kuko ariho hari ibyo twifuza
byose, dushoboze kwibera muri wowe kuko ariho ari byo twifuza byose, byo tubona muri ubu buzima ndetse n'ibizaza hanyuma n'ibyo dukura muri wowe, ibyo tubona muri ubu buzima ndetse n'ibizaza hanyuma n'ibyo dukura muri wowe. Murakoze cyane. Nkibaza se abo basore abatendetse bose niko azabana nabo, nkibaza uko azabigenza. Hari ijambo bavuga ngo bagarira yose kuko utazirizera, iryo jambo ntago njya ndishyigikira ngewe kuko mba mbona burya benshi baritakarizamwe amahirwe. Ni ukuvuga ngo icyambere nasenga Imana ayibe hafi, Imana nibona ko ageze igihe cyo kubaka yarayibaye hafi, Imana izamwubakira atagiye mu bintu byo guhubuka, ibintu byo gutendeka. Ni handi umusore azamuhamagara ati nsura, ati nisheri sindi mu mutenguye, namusura namara kugerayo ntabwo bizamubera byiza, ntazi ubiri mu mutima we. Burya umuntu aba afite byinshi, bavanga uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ni ukuvuga ngo uko amwizeye we siko amufite, kandi sinako Imana ibibona. Nagera ashobora guhurirayo n'ibibazo. Ni ukwirinda no gusenga Imana, bagafata icyemezo cyo kureba Imana no gutumbira Yesu, kuko Yesu niwe wenyine, niwe gisubizo cy'ubuzima bw'umuntu wese. Icyo nabagira rero nk'inama ni ugusenga, kuko gusenga guhindura byinshi, gusenga kuzana umumaro ku buzima bw'umuntu, gusenga gutuma Imana ikorera umuntu ubukwe butari buhari, gusenga bituma Imana ikwimura mu cyiciro rimwe ikagutereka ahandi, gusenga bituma Imana iguha ijambo ntaryo wari ufite, gusenga bihindura ibintu byinshi. Icyo nabagiraho inama rero iruta izindi ni ugusenga no gukizwa neza. Murakoze. Aravuga ati Imana yanjye numfasha agatabaruka amahoro, ikizava mu nzu yanjye bwa mbere nzagitamba. Tubaye ikaze mwese mudukurikiye ahangaha ku Ireme 7. Nge mwumva ntitwera Christine. Nizere ko aho muherereye hose, niba ari ku manywa muragira umunsi mwiza, kandi niba kandi ari nijoro muraza kugira ijoro ryiza. Umunsi rero twatembeye, hari ahantu twaje kureba umukozi w'Imana, twumvise afite ubuhamya bwiza, twumva afite imirimo myinshi Imana yamukoreye. Twaje kumureba kugira ngo atubwire gukora kw'Imana, kuko ari benshi byafashe. Turatangira twibwira, tumuha ikaze. Uraho neza? Yego, murakoze cyane kuduha ikaze ku Ireme 7 TV. Yego. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi natwe turakwakiye. Watangira usenga rero, tukamagara Imana kugira ngo imane natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe, uturindira ubugingo ndetse n'imibiri, uturinda kuva mu buto bwacu, uradukuza, unanuye umunsi uracyari kumwe natwe. Ndabigushimiye rero kuba utwemereye amasaha tukaba tugeze ku Ireme 7 TV, ukawemeye ko ari cyo tuhavugira. Izina ryawe nirihabwe cyubahiro, reka utegeke kandi uganze ibyo tugiye gutambutsa. Abari bubyumve reka babashe guhembuka, nabashe kugira icyo bakuramo, kibasha kwagiraho kibavana naho kibashyitsa. Kandi urabikoze nk'Imana, tuguhaye icyubahiro kuko byumvishe. Yesu urakoze, amina. Urakoze cyane rero rwose. Icyatuzinduye turagira ngo rero tugitangire. Tugiye gutangira utubwira ese byakugendekeye bite, uduhe ubuhamya guhera kera ukiri umwana kugeza ubu ngubu ugeze, turabona umaze kuba umuntu w'umubyeyi. Ese byagenze bite? Watangira utwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Uwitonze Florentine, mvuka mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Boneza, n'ahantu ku kirwa cy'Ibugarura. Mvuka mu rugo rwa pasiteri, navutse mu rugo rwa gipasiteri. Nkura mbona papa ari umuntu w'umubwirizabutumwa akunda Imana, na mama akunda Imana, bituma nanjye. Ese mu rugo murabana bangahe? Urwo uri umwana wa kangahe? Ndi umwana wa kabiri uvuka mu bana 10, ariko hariho 7 abandi baratashye. Turiho turi abakobwa, twese turiho turashima Imana. 3 Imana yadukoreye ubukwe, abandi baracyategereje imirimo y'Uwiteka. Murakoze cyane. Wakomeza utubwira
ndumva ufite ubuhamya kuri uwo mubare w'abana umwana wa kabiri, tubwira aho ngaho byagenze bite, abo bandi bimeze bite? uko twakuze twese dukunda Imana kuko twavukiye mu rugo rw'abakristo n'ubundi nk'uko nabikubwiye, twakuze dukunda kuririmbira Imana, dukunda gusenga kuko twabonye n'ababyeyi bacu ariko batureze cyangwa se twakuriye muri uwo murimo tubona ariwo bakora, natwe bidutera kuwukunda. Tujya kwiga mu ishuri ry'icyumweru École de Dimanche n'ubundi nk'uko babivuga, turi kuriramo, turaririmba, yemwe tukajya tuba n'abayobozi muri bo, tugahagararira abandi kubera tumaze gusobanukirwa icyo Imana, kuko Imana ikunda abana, natwe tugashyiramo umwete, tugasenga, tukaririmba kuko twumvaga ariyo ntego yacu mu buzima bwacu. Nta kindi twadushyize imbere rero, kwari kugira ngo Imana natwe izatugirire neza. Biruko rero kuvuka mu bana bangana gutyo tukaba turi abakobwa, ruvuga ngo ntago byari byoroshye kuko abavukana na papa nyine mu miryango bo babyaye abana abahungu n'abakobwa babaho, igihe kikagera nyine bakajya bavuga ko ntacyo tuzimarira, ariko turakimare kuko Imana yabanye natwe. Twakunze gusenga Imana iradushyigikira, ibyo babonaga ko bizaba ntibyaba. Uyu munsi wa none Imana yatugiriye neza, iduhindurira amateka kuko twakunze kubana nayo. Kuri urwo ruhande rero narakuze, igihe kigeze mba umuyobozi, mva muri ekodimu ndazamuka njya muri korali y'abantu bakuze ku mudugudu, ndayiyobora, mba dirijante, ndayihagararira ntacyo ndicyo, ariko kuyihagarara nuko Imana yari yavuganye nanjye ko nzayikorera kuko nanjye nabikoraga mbikunze. Hanyuma rero nza kuba dirijante, mpagarira abantu dirijante wa kabiri, umwaka wa kabiri bangira dirijante wa mbere, bituma ngira n'impano y'uburirimbyi yo kuba nahimba indirimbo nkayigisha abandi, bikatuma korali igira iterambere kuko korali yagize iterambere, bakajya bayitumira mu biterane bitandukanye kubw'iyo mpano Imana yampaye kubera fondasiyo yo hasi muri ekodimu. Ni ukuvuga ngo nakomeje gukunda Imana ndayikorera, bituma nanjye ubwanjye Imana ibasha kunzamura, iramfasha no mu kwiga kwanjye, ndiga nubwo numvaga njye ubwanjye ndi kubirwanya, ariko icyo Imana yavuze ku muntu kirasohora byanze bikunze. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nanjye mvuga imirimo y'Imana yagiye inkorera, kuko Imana yaranshyigikiye, mpa kwiga amashuri primaire ndayirangiza, secondaire ndayirangiza, muri secondaire tronkome naho nakomeje kuba dirijante ku kigo cy'amashuri cya Bushaka, nabaye dirijante, bakadutumira mu biterane bitandukanye, twagera nkabona rwose ibintu nakoze bifite umusaruro, bigatuma nanjye mvuga ko Imana iri kunteza intambwe, bikampa icyizere cy'umunsi wa none ndetse n'iminsi izaza, kuko Imana iri mu ruhande rwanjye, kuko nakoreye Imana ntayiryarya ntanayibeshya, nkumva ko umutima wanjye ubohokeye imbere y'Imana kuko nirindaga icyaha n'igisa nacyo, kuko nkibyigishwa bwa mbere batwigishije ko abakora ibyaha ari aba Satani, n'ubundi bituma nkura nanjye mvuga ati kugira ngo ntazaba wa Satani reka nirinde ibyaha, nkura nirinda ibyaha, nkorera Imana nyine numva umutima wanjye ubohotse, nta kindi kindimo kitari ugukunda Imana. Bigatuma bintera rero na n'uyu munsi wa none kuba ndiwe iyi saha, kuko Imana yamfashije nanjye nkabigumamo. Hanyuma rero murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Aho ngaho nagira ngo dusangize gatoya ku kantu wari wakomejeho mu kanya wiga ku cya leta, byagenze bite? Watubwiye ko hari ukuntu byagenze, ubwo buhamya busimbuka. Murakoze cyane. Uko byagenze, nize tronkome, ubundi mbona ko isi izarangira nkiri mu mashuri. Nabonaga ko imperuka izagera nkiri mu mashuri, niko nabibonaga, nkabona ko n'ubundi ibyo ndi kwiga nta gaciro bizigera bigera, kuko nabonaga ku ruhande rwanjye mbona ko isi igiye kurangira. Nkavuga ati ubundi ndi kwiga nzarangiza nkora iki? Nzarangiza ngiye ko n'ubundi tuzapfa ntarangije kwiga. Bituma niga nabi, tronkome nyiga nabi, ariko nyiga ngiye ubwanjye ku giti cyanjye mbifite mu mutima, numva ko tronkome ningera mu wa gatatu n'ubundi ko nta zindi nzira. Hagati aho rero nabonye binyoye, mfata urupapuro nandikira ababyeyi, maze kubandikira ndavuga ati papa, uyu munsi wa none singishaka kwiga ndabirambitse, kuko nari natekereje ko isi izarangira nkiri mu mashuri. Ubwo papa urupapuro afashe ararusoma nyine, arangije ararubika. Igihe kigeze arampamagara arambwira ati rero
none se mu by'ukuri urwo rupapuro tubwira wari wanditse ngo iki, wari wandikiye ndi? Nandikiye papa na mama mbamenyesha ko ibyo kwiga ntakibishaka kuko numvaga n'ubundi ntazigera ndangiza kwiga. Mbabwira ko kwiga ntabikibishoboye ahubwo nshaka kwicara. Ubwo rero igihe cyarageze urwo rupapuro bararusoma n'ubundi nk'ababyeyi, bamaze kurusoma barampamagara banyicaza nk'umwana, barambwira ati nta kandi kazi ufite. Papa na mama batubyaye bafite amasambu, bakajya badukatira iminani. Uyu munsi wa none nta masambu ufite, nzaguha isambu ufite yo kuguha, nuko wakwiga nkakurihira amashuri ukazavamo umuntu w'umumaro. Ndabyumva ndavuga ati reka ibi mbyumve, ningera 3e segonderi nzabyica mbishaka kuri examen ndi gususha tronkome. Koko n'ubundi niko nabigenje, nafashe izina ryanjye rimwe shyiraho n'irya papa rimwe. Kuko numvaga kwiga ngewe ntakibishaka. Ubwo nabikoze gutyo bigeze muri reb, wa mugambi w'Imana ibifite ku muntu wayo nibo nshaka kubabwira. Ubwo Imana yirabireba ikanyihorera nkiga ndabikora, byageze muri reb babirebye bakayabona ngo ku kibazo cyanjye hariho ibibazo nyine ntago mwirondoro usobanutse nkuko n'ubundi naye nabikoze. Nge ngaceceka nkanga kuvuga icyo nakoze. Ntabwo banjugunya, ahubwo bayihutiye guhamagara ababyeyi ati muzihutire muri reb kugira ngo ikibazo gikemuke, umwana amanota asohoke. Ndavuga ati ariko Mana yanjye ibi ni ibiki? Ariko Imana igagumya kuvuga ati uziga kuko nabivuze uziga. Ndangije no mu gukosora ibibazo baduhaye nagiye mbyica mbishaka. Nasohotse mu kiciri cya nyuma cyo bita yego. Ndabivuga kuko imirimo y'Imana iratangaje, ku muntu wakoreye Imana icyo yamuvuzeho ntaho kijya nta nubwo gihera. Ubwo nakomeje kuba muri ubwo buzima, igihe kigeze bajya gukosora amanota yanjye barayasohora, ariko sinabona karaga testation kaguma muri reb. Nukuvuga ngo igihe kigeze Imana iravuga ati fata inzira ugende ujye ku ishuri. Ndagenda ntuza bulletin narazijugunye, nta karita y'ishuri, nta cyemezo na kimwe, kuko numvaga narabihanaguye ibyo kwiga. None se ubwo ngubwo mu by'ukuri ikizame cyarasohotse, usanga wowe ntiwasohotse cyangwa warasohotse usanga uri mu cyiciro cya abandi bajya ku ishuri, wowe urasigara ntiwajya ku ishuri. Wasigaye mu rugo ukora iki? Byagenze bitaho ngaho abandi baragiye ku ishuri wowe warasigaye, cyane ko utashakaga kujya no kwiga. Cyarasohotse biguma muri reb. Igihe kigeze nyine mbere yaho ntago abanyeshuri batangiye ngo nge nsigare, ahubwo habayeho koherezwa ku kigo runaka. Ni ikigo bita GS Kimbiri, nacyo kiri mu karere ka Rutsiro. Biba ngombwa ko banjyanayo, baravuga ati genda ujye kwiyandikisha. Hari ukuntu rero bagendaga bakagura nk'ikigo, ukatanga amafaranga ukishyura, bakakwakira ukigana n'abandi. Ubwo ndagenda ngezeyo bari bataratangira amashuri, nyine ni igihe cyo kwakira abanyeshuri baje boherejwe na leta. Nange ndagenda nta cyemezo na kimwe mfite, ndaharara. Bukeye magarara nkariya imbere y'ibiro bya directeur, bakira abanyeshuri. Bamaze kwakira abanyeshuri, ubwo secrétaire arambonaho nari mpagaze, arampamagara, yari arimo ajya gutaha, arambaza turi gushaka iki. Ndamubwira ati naje kwiyandikisha. Niko namubwiye, nta cyemezo mfite, nta leta yanyohereje, nagiye gutyo gusa kubera igitsure cy'ababyeyi, ariko muri ngewe ntago nabishakaga. Ariko mbere yaho Imana yahoraga ivuga ati uziga byanze bikunze uziga. Ubwo igihe cyarageze rero, ndangije ndagenda ndamusanga, arangije arambwira ati injira wicare hariya ku ntebe. Ntiyambajije ibyangombwa, ntiyambajije attestation, ntiyambajije iki, yambajije amazina, ambaza naho nturuka. Arangije mbona amereje babyeyi iriho ibisabwa byose by'ikigo. Arambwira ati genda ejo mu gitondo uzaza n'ibikoresho uje wigane n'abandi. Ni gutya Imana yabigenje. Ndaza ninjira mu ishuri, ntangira uwa 4. Ubwo directeur akageza gusohora abantu badafite ibyangombwa batoherejwe, kuko ntabyo nari mfite. Yageraga ku ishuri ndimo akarisubika ngo ati haranzaze ejo. Mbona nize gutya umwaka wa mbere wa 4 ndawurangiza, Imana impaye amanota meza. Yaza akagarukira mu wa 5, niga wa 5 ndawurangiza atansohoye abandi baragiye. Ubwo nkora size menya mbona Imana impaye diplome kubera ko yavuze kuri ngiye kuko nayikoreye nkiri umwana mutoya. Murakoze cyane. None se tubwire gakeya,
ubonye barakwemereye baguhaye ababyeyi urifashe wowe urabizi ko watsinzwe byagenze gute muri wowe wumvise ubaye gute wageze mu rugo ubibwira ababyeyi babifata gute mbese muri sosiyete byabimeze bite? ni ukuvuga ngo icyo nahise nakira muri njyewe nahise mvuga ati nta jambo imana ivuga ngo rihere, ibi bibayeho kuko umugambi w'imana nta mwana w'umuntu wabikora kuko nta n'uwo baba bari kwakira adafite icyangombwa yoherejwe na leta. uwo ari wese baba bari kumusubizayo bintangaza ko banyakiriye nta cyangombwa na kimwe mfite, nta na bulletin n'imwe mfite. Bintera gutekereza ku mirimo y'Imana, ndavuga ati Imana niyo ibikoze kuko yavuze ko nziga byanze bikunze ntazicara igategeka byose bikaba ariko bigenze, ntabwo ari ku bwanjye ahubwo ni Imana ibikoze. Nahise mbona ko ari umugambi w'Imana, Imana ifite icyo nshakaho. Ni muri urwo ruhande rero nagendeye ku ijambo Imana yavuganye nanjye. Murakoze. Ugeze ku ishuri abandi banyeshuri nabo bazi ko ubwo bamya bwa ruko bimeze ntibigeze utsinda, ugeze wisanze mu kigo abana bagufataga gute? Wageze murongera urasenga nkuko wasengaga, tubwira ukuntu byagenze mbese njye numva ari ibintu bitangaje. Murakoze. Narasenze nta nubwo nigeze mbabwira uko ibyanjye bimeze, na directeur ntiyigeze abimenya, ahubwo Imana yo ibifite password y'umuntu imuhishiye kugira ngo wenda ibyo bidatwikururwa ngo habashe kugira ibipfa. Habayeho nko Imana yarabitwikiriye nyine, reka mbivuge gutyo. Imana yatwikiye attestation, directeur ntiyayibona kuko yaza kuyibona aba yaranyirukanye. Ni ukuvuga ngo nanjye nta n'umuntu nigeze mbibwira, narabicecetse, ahubwo ndavuga ati Imana niba ari wowe wavuze, niba ari wowe wavuze koko reka nige, ntagire umuntu uzanyirukana, sinzagira amanota mabi, ibyo ntigeze nitaho reka mbyiteho mbyumve, niba ari wowe wavuze koko uzabashe kubana nanjye ndangize segonderi ntirukanywe nk'abandi. Imana yakomeje kumpagararaho rero, ntago nigeze mvuga amakuru y'ibyanjye uretse njye n'Imana. Bayamenye turimo dususha tujye gukorera diplome, nuko byagenze. Murakoze. Yego, ndumva imirimo y'Imana ihambaye. Nuko ugeze mu ishuri urize ndetse uratsinda bigenda neza, urongera ujya muri mudu yo kwiga. Nuko tubwire ugeze mu wa gatanu mu wa gatandatu cya leta, none cyo mu wa gatandatu byagenze bite? Nabwo arongeye wanga kwiga nka kwa kundi byari bimeze mbere, byagenze bite? Oya, nize mbikunze kuko nabonaga n'ubundi intego y'Imana ishaka ko ari uko niga mva mu bintu by'imikino, shyira ubunebwe hasi, noneho ndiga, ntangira gusoma, ntangira gukora etude, ndabyumva nyine ibyo ntumvaga ntangira kubyumva. Icyongereza ariye numvaga ari nk'ibintu bisanzwe, nta kintu na kimwe numva, ariko ntangira kwitoza gusoma ibitabo, gusoma adverb nyine nkazimenya nkazisobanukirwa, nkabasha kwiyandikira sentence nihimbiye, nitoza muri ubwo buryo, ngafata ikaramu n'ikayi nkiga, nkitoza kwiyandikisha icyongereza ntawe ndi kumwe nawe, kugira ngo ubujiji nyine nawe nishyizemo buvemo, mvanaho ubunebwe. Noneho nshyiramo wenda avuga ati niba Imana inshyigikiye ndimo ndarwana n'iki, reka niga nshyizeho umwete. Ubwo nyine siziye muho nabikoze mbikunze kuko numvaga n'ubundi nta yindi ntego ari ukwiga. Nahise mbyakira muri njyewe kuko n'ubundi nangeze no ku ishuri nagumye gusenga Imana nkuko mubitubajije, nasenze Imana, mbana n'Imana, Imana igumya kubana nanjye, n'ubundi gumya gukora imirimo yo muri korali, naho n'ubundi mbu umuyobozi, ntabwo nicaye. Imana yagumye kumpa inshingano y'ubuyobozi cyane, narayoboye, nanone nyobora korali, mba dirigente nkuko nabibabwiye. Korali irakundwa, dusohora video, twasohoye audio mu kigo nizemo segonderi kuva mu wa 4 kugera 6 segonderi, twasohoye audio nagerageje kugaragara nko mu bantu b'imbere bari bafite igikorwa gifatika. Imana rero yaramfashije, mbona nsohotse 6 segonderi amahoro, mbonye diplome, nuko byagenze. Yego, Imana ishimwe. Ndumva ari urugendo rurerure. Urakoze 6 segonderi, ubonye diplome, hanyuma umaze kubona diplome niki cyakurikiyeho, byagenze bite? Murakoze. Imana yabanye nanjye nkimara gusohoka 6 segonderi, mvuye kuri Exeter, twagiye mu mahugurwa nyine n'ubundi arabita ingando abanyeshuri bakora basohotse segonderi.
ni ukuvuga ngo twavuyeyo nkimara kuvayo wa mugambi w'Imana nababwiye wakoreye Imana ukiri muto utayibeshya utanayiryarya, Imana igira akantu ikwandikira. Bivuze ngo Imana hari akantu yanyandikiye mbere yuko mva ku ishuri. Navuye muri iyo training y'abanyeshuri basohotse segonderi, ubwo mpita nsanga bashyize kuri liste y'abantu barajya muri training y'abarimu bagomba kujya gukora amahugurwa y'ubwarimu. Diplome yari itarasohoka ntazi ko nayibonye, wa mugambi w'Imana ifite ku muntu. Ni ukuvuga ngo nagiye mu mahugurwa, njya muri training, ndahugurwa nk'abandi, mpugurirwa ubwarimu. Igihe cyarageze ndaza njya ku kazi ndigisha, nakozeho imyaka 2 n'igice. Murakoze cyane. Aho hantu badusobanurire neza, ndumva harimo imirimo y'Imana. Wisanze kuri liste gute? Umunyeshuri usohotse, diplome ntirasohoka, tuzi ko kugira ngo umuntu abone akazi abanza akadepoza, kubungubu byanakomeye ari gukora interview ibintu byinshi. Wowe wisanze kuri liste y'akazi, tagenze bite? Wayisanzeho gute? Kamvuga ngo ni surprise y'umuntu mu buzima Imana ibimukoreye kugira ngo wenda yemeze n'abatemera. Kuko hari abantu baba basuzugura nk'abantu babona ko ntacyo bazimarira, avuga atariza ariko nta kazi azigera abona. Imana ikabanza gucishamo akantu ko kubanza gukoza indyarya isoni. Ababonaga kuziga, ababonaga kutaziga bakabona urize biremeye, ababonaga ko uzarangiza kwiga ntubona akazi bakabona akazi karaje. Ni ukubera Imana iba yaravuze ku muntu. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe nanjye ubwanjye byarantunguye, ntabwo nabiteganyaga ko bishobora kuba. Gusa nagiye kumva numva barimo barampamagara ngo uri kuri liste y'abantu bagomba kujya muri training yo guhugurirwa ubwarimu, bakazatangira kwigisha abanyeshuri mu kwa mbere. Nabyumvishe gutyo numva ndatunga, ndavuga ati iyi ni Imana, ni imirimo y'Imana. Imana bishoboke kuba hari akantu igiye kunkorera kadasanzwe, kandi burya akantu Imana icishaho kugira ngo ibanze ica agasuzuguro. Nakoze iyo myaka 2 n'igice nyine ni gutyo byagenze. Nagiye mu mahugurwa nk'abandi, kandi amahugurwa twakoze naho twatwandikiwe 7500 ku munsi. Urumva ko nako nta kantu Imana yari icishijemo. Mu by'ukuri ku bwanjye ntago nabonaga ko bishoboka, ariko kubera Imana twagendanye kuva mu buto bwanjye yaranshyigikiye. Mbasha gukora biremera, nkoraho imyaka 2 n'igice. Igihe kigeze nyine ndashyingirwa, njya mu kindi cyiciro. Murakoze cyane. Imana irahambaye, Imana ikurira ibirenze ibyo twebwe twibwira. Tugeze ahantu Imana igiye guteza intambwe kugira undi muntu mushyashya utari wa wundi. Ubu ko Imana byagenze bite? Hari icyo yarabikubwiyeho? Ese byagenze bite? Tubwire imirimo y'Imana muri ako gace. Murakoze cyane. Imirimo y'Imana iratangaje kandi ibyikora biruta cyane ibyo twibwira, cyane ko Imana ijya igenera umuntu uko azabaho mu buzima bwe bwose. Twebwe nk'abana b'abantu tutarabimenya, mu buzima bwanjye nabayeho nzi neza ko Imana igira neza, ariko mu byinshi yankoreye hari ibyagiye inkora nkabona imeze nk'aho intunguye. Njyewe ubwanjye ntatekerezaga ko bishobora gushoboka, ariko kubera Imana itajya yibagirwa imirimo abantu bakoze cyangwa se uko wakoranye nayo ikagira ikintu ikora. Hanyuma rero mu buzima bwanjye maze guhinduka ninjiye mu kindi cyiciri, Imana yajyaga ivugana nanjye. Nasenze amasengesho menshi, nagiye nsenga amasengesho y'iminsi 7 ntarya ntanywa ndi umwana. Minsi naraye mu nzu ndi umukobwa ni mikeya nayibara. Nakundaga gusenga ubutayu cyane, ninginga Imana ambwira ati Imana, ubuzima bwanjye uzambabarire bube bwiza, uzambabarire unkorere ubukwe bwiza, warampa umugabo mwiza wize ufite akazi. Nuko nabisabaga nkumva mfite iyo ntego, nkavuga ati Imana nubinkora nange nzabana nawe. Ubwo Imana ikajya imbwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe witinya, nzagukorera ibyiza. Igihe kimwe Imana intumaho umuntu, arangije arambwira ngo Imana irambye ngo senga amasengesho y'iminsi 3 ngo ikubwire. Ndangije amasengesho ndayasenga, maze kuyasenga ku munsi wa 3 ubwo nagiye kubona mbona igitero kiraje, mbona haje umuntu umeze mwisho mukecuru arinjiye ansanze aho nari nicaye mu cyumba. Ubwo ndimo nsenga nagiye kubona mukecuru atangiye kuza turakirana. Hari nindi uri hasi n'umukecuru
n'indi uri hejuru ni njyewe. Turwana n'umukecuru yaje mu ishusho y'umuntu kandi ni dayimoni ndimo ndwana nayo ishaka kugira ngo iburizemo ya masengesho yanjye ntahe incinege icyo Imana yagambiriye ku buzima bwanjye kitagezweho. Hanyuma rero nagumye kurwana na mudayimoni ndamwishe, nsohoka mu cyumba ijwi ry'Imana irambwira ngo sohoka nkwereka aho ujya. Ndangije nyereka umuntu ndi bujye kureba nsorezaho amasengesho. Mu by'ukuri nasohotse numva nta mbaraga nta gatege mbese numva kuko nari maze iminsi ntarya. Nawe urabyumva umuntu umaze iminsi atarya atanga uko abameze. Ni ukuvuga ngo narihanganye ndakururuka ndagenda, maze kugerayo turasenga icyo Imana yavuganye nanjye. Imana yarambwiye nari nkiri umwana mutoya uri muri 6e primaire. Imana yarambwiye atumva uko Uwiteka ivuganye nawe. Uwiteka akubwiye ko akurwaniriye abadayimoni bari bakwiciye ubukwe kandi ndi umwana. Ndi umwana. Badayimoni bari bakwiciye ubukwe none Imana irakurengeye. Ndavuga ati se Mana ko nta fiyase ngira nkaba ntari gupanga iby'ubukwe ndi umwana nkiri muri primaire, ibi by'ubukwe ni ibiki? Ni ibiki? Cyakora sinabitinzeho yambye ibintu byinshi, mbwira n'iby'ubuzima busanzwe, mbwira n'ibizaba ndi kubona buno biri gusohora, imbwira ukuntu abantu bazava mu by'Imana, ukuntu ibintu byinshi bizahindagurika. Iby'Imana yabimbye nkiri umwana muto ndi muri primaire. Nyamara ababyeyi bo ntago bigeze babimenya ariko njye nari mbizi. Kuvuga ngo Imana nyine yaranshyigikiye ihindura amateka y'ubuzima bwanjye ikanyibwira ati mwana wanjye nzakubakira. Ariko hari igihe Imana ivuga ijambo mbere yuko haza ikiza hakaza pirate, ariko Imana ikakurinda muri ibyo bigeragezo byose. Kuko mu buzima bw'umuntu, umuntu wese afite ikintu agomba guhura nacyo mu buzima bwe kidasobanutse, ariko Imana yakuvuzeho rata iragutambutsa. Ikintu Imana yankoreye nagiye ko mbona haje umuntu w'umusore, ubwo ngubwo nyine arazaje ngo kurambagiza. Ubwo nyine nari umuntu umaze kuba inkumi nyine yo gusabwa, aza kurambagiza, aza yoherejwe nyine na Satani, ya migambi ya Satani yo kugira ngo wa mugambi w'Imana uburizwemo. Ubwo nari naribagiye ijambo Imana yavuganye nanjye ko Satani ashaka kuzanyicira ubukwe, nababwiye mbere gatoya. Ubwo ngubwo rero Satani angabaho igitero gutyo haza umuntu uje kurambagiza, aza mu rugo, aza kudusura, aza kuvuga ijambo, bamuca inkwano biremera, yemera gutanga 1,800,000, arayemera, yemera ngo kugura ibishyingirwana, yemera buri kimwe cyose, ngo yari umupolisi. Ariko hagati aho yampamagaye nanjye ntamuzi, ampamagaye kuri telefone ambwira ati nakubonye muri training Kigali, numva ndagukunze, ndashaka ko tubana, ndashaka kujya Darifuru, banze ko ngenda nkiri umusore. Urukumva ukuntu Satani akora ashaka kugira ngo nyine ngo aburizemo wa mugambi w'Imana yari mfiteho. Ubwo wa musore araza mu rugo turamwakira, igihe kigeze kumba ashaka kugira ngo ngewe njyamane nawe bangambaniye kugira ngo antere inda nyine wa mugambi w'Imana upfe kuri nge. Kuko mu buzima bwanjye barandebaga bakabona mu bana bo mu rugo ndi umuntu ushobora kuzava nk'umuntu ukomeye kubera uko bambona. Umuntu wese antangira ubuhamya, umukobwa wo kwa runaka, umukobwa wo kwa runaka, bakavuga ati umukobwa wo kwa runaka aragerageza gukiranuka, nanjye ngaharanira yaba mu myambaro nkumva nakwambara neza, nkambara ibintu bigera ku birenge kuko numvaga ari byo bihesheje Imana icyubahiro, nkumva mbese nakwirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi ni nako byagenze. Ubwo ngubwo amaze kuza bamuca inkwano arazemera. Satani nyine ndashaka kubabwira uko akora, ashaka kundiganyiriza ubukwe, ko Imana yaravuganye nanjye ko izankorera ubukwe. Ubwo aranjyana mu gihe runaka avuga ati tugende, yari yaravuye mu rugo nko nabibabwiye, njye kubereka aho tuzakodesha imyenda, tujya mu ruhengeri. Tugeze mu ruhengeri tujya mu myenda y'abageni, turakodesha, tanga na avance yemwe, tujya muri banke. Satani ni umugome, ndashaka kubabyira imirimo y'Imana. Ubwo tumaze kwinjira aho bakodesha imyenda turandika, atanga avance, tujya muri banke kubikuza amafaranga. Tumaze kubikuza amafaranga, tubikuza amafaranga menshi pe, yaracagasa envelope zari inote nyinshi cyane. Arangije arayampa agira ngo amfatishe, ndangije ndayatwara ndayagendana. Ati rero ndashaka kujya kukwereka umuryango nawe ukumenye, Satani n'umugome. Arangije aranzamura, ngeze i Kigali, hari amaze kwira, nkibaza ahantu ndi burare, nkibaza uko biri buze kugenda, nkumva biranyobeye. Turi muri taxi tuzamuka tugeze ku giti cy'inyoni, arangije arambwira ati sheri uyu munsi uri bundazi. 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 Arangije aramb
ntarasaba ntaragira ute, ariko mfite ngo amafaranga ngo yari kohereza papa nyine ya miliyoni n'ibihumbi 800 kuri konte mu gitondo, akajya kuyoretira akayafata nyine nk'inkwano yari kubatanze n'imitobe y'umuryango. Ubwo satani yageraga ngo ndiganya ndira ubwenge kugira ngo mbone ko wa muntu afite gahunda, kandi nta gahunda afite, arashaka kugira ngo ndyamane nawe icyo Imana yavuze kuri njyewe kiburizwemo. Ubwo ngubwo twarazamutse tugeze amaze kumubwira ijambo ruva umutima urandiye, anzamura hano ngo ni muri etaje ahantu hari agahoteli bacururizamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Turinjira, ufata fanta rampa, zana ibiryo arazana, telefone yanjye ubwo yari yazimye, ubwo imaze kuzima arangije ambya ngo hano ni kwa mukuru wanjye, nta kibazo ntiwikandagire. Ubwo agiye kuzana kurebe, namutegereza simubone, hahita umuntu ati se uyu nguyu niwe reka siwe, burinda bwira ndavuga ati Uwiteka ibi bintu ntago nzi byari byo. Arangije afata telefone yanjye ngo agiye kwicaginga kumba arayijyanye. Yari nari mfite telefone ya touch nini, nari nsohokanye kwiga nyine, nanjye numva ko sohotse ndi umunyeshuri ushaka guhagarara neza. Iyo yarayintwaye, amafaranga nari mfite yose arambye ati buyazanyeho, ndayamuha. Arangije arambye ati yanga sinabona uko nyahambura abajura batubona, ahubwo zana yo ufite yose yami yose ndayafata ndayamuhereza, nsigarira aho ngo nta n'igiceri cy'icumi mfite. Ubwo maze kuyamuha aragenda yishyiraho, ayandi aragenda arangije aramfata ati tugende kumba, agiye kunjyana mu akumba barazamwe abantu nyine. Mpahingutse mbona hari uburiri, nanga kwinjiramo. Nanze kwinjiramo ashaka kunshyira hagahato, arambwira ati zana ikaramu n'urupapuro wicare hano twongeye dusubire muri bya bindi bikenerwa, niba ibi bitenge tuzagura, amasahani tuzagura, amasafuriya tuzagura umubare wayo. Ubwo ibintu nk'ibyo nawe urabyumva, ibintu by'amajyambere, tutagiye muri deta ya buri kintu. Ni ukuvuga ngo ndabyanga, arankura cyane ndabyanga. Arangije araza arankura cyane ndabyanga, itagira umujinya. Araza afata ya envelope, afata amafaranga yararimo, arayinyaka ati buyimpayeho, ajya nkahara ku ruhande ayimurira muri baga. Arangije afata ya envelope ashyiramo ibintu by'ibigufuri, arangije ayintereka iruhande ngo buyifashe ntuyiterure ino envelope, uyigumira iruhande gusa. Kumba ari kunjijisha agiye kwigendera kuko nari mwangiye icyo yashakaga. Aranyibye ajyanye amafaranga, telefone arayijyanye, icyo yashakaga biranze, ansiga aho ngaho nange ndicara kuko satani n'ubundi arukunda akora ibintu ntutekereze cyane. Icyo yashakaga amaze kucyanga ahita agenda arancika. Ntegereza umuntu uko aza ndaheba, ndasohoka ndashakisha umuntu ndaheba. Ndebye muri ya envelope mbona ndi kugendana ikigufuri, ibintu by'ibigufuri biri muri ya envelope, amafaranga yayakuyemo kera. Ntaha ameze nk'umuntu warwaye, mfite ibibazo. Ubwo ababibonye nyine n'ababyumvishe bajya bavuga ibyo bashaka, bakavuga ibintu byinshi nyine bitandukanye, namwe murabyumva. Ariko icyo Imana yavuze ku muntu ntago kijya gihera, kuko iyo watindanye n'Imana burya iragutegera, ifite byinshi gukorera. Yaransimbukije kuri urwo ruhande kugeza uyu munsi wa none. Igihe cyarageze njya gusenga Imana, ndavuga ati Imana ndashaka kuca agasuzuguro. Imana ihita imbwira ati mwana wanjye, twaraye mu butayu hari saa 8 z'ijoro twitegura gusoza umwaka, twumvaga ko turi kubyira Imana ati Imana tubwire uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2018 hazaba iki, tuzabaho dute, tuzagenda dute, tugira inama. Twumva ari iyo nzara n'inyota dufite muri twebwe. Ngiye kubona mbona umuntu w'umama nsimbukira nari mfukamye ngo ati mva mwana wanjye, mvuka Imana ivuganye nawe. Imana yavuze ngo ukore ubukwe bwihuse, kandi Imana iguhuje n'umwana wayo. Ikimenyetso iguhaye nuko byose izabikorera rimwe, byose izabikorera umunsi umwe ubibone. Ni Imana ivuganye nawe, ibikoze byihuse. Bintera kuvuga ati Imana uteye ubwoba. Ndavuga ati Imana iteye ubwoba. Ndangije ndategereza, hahishemo ukwezi kumwe gusa mpita numva uyu mutware tubana arampamagaye ati ndashaka kumbera mama nkakubera papa. Simuzi, sinzi igice, sinzi mbese muri make imirimo y'Imana iratangaje. Yaraje ndamwakira, mubonye mbona n'umuntu w'inzahare, mbona na hantu byaca, mbona ni ikibazo gikomeye cyane kuko igihe cyarageze. Aje ni ibintu nyine babiteye ubwoba. Aje yaraje agera mu rugo, ageze mu nzira abona natiki mucyura kuko nabonaga ari umuntu w'umukene mbese w'inzahare. Havuga ati uyu muntu byashoboka koko, kuko nankibona avuga ati uyu muntu umeze gutya ni umusirikare uko bisa kose ryaramukubise, kuko mbona rwose ibintu bidasobanutse, mbona ubuzima bwe rwose budahagaze neza, kuko nabonaga yarananutse, ari umuntu mbese gutyo.
usuzuguritse. Yatanze n'ubuhamya nkimara kumubona numva ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nabana nawe, ariko hagati aho yarampamagaye amyashaka kumbera mama nanjye nkakubera papa. Akimara kubimbwira nta kindi kintu nakoze, navuze ati Mana, abakozi bawe ndabubaha ndabizi, nta kindi kintu ngiye gukora, reka nze mubwire ko ndi indaya ntabana n'umukozi w'Imana. Ndamubwira tumva rero wibeshye, umuntu uhamagaye wibeshye nimero. Icyambere ndi indaya, nakuyemo inda zitagira umubare, niyo mpamvu rero utagomba kumpamagara ngo nkubere umugore. Arangije arambwira ati umva nkubwire, umurwayi asanga muganga. Nuko yanshubije. Ndavuga atari kuwita bati niba Uwiteka abishigikiye bizaba iby'Imana. Ubwo ngubwo hagati aho rero arangije araza, ageze no mu nzira buratika imusubizayo, ndamutegera imusubiza i Kigali kuko numvaga mufitiye impuhwe. Yageze i Kigali wari wamubwiye ko agomba kumusabira, biranga birapfa. Bimaze gupfa ndavuga ati Mana ushimwe, n'ubundi uriya muntu sinamushakaga. Ubwo igihe kigeze arampamagara ati mbabarira unsengera Imana basi mbone n'ubuyede. Ndibaza se ubuyede buzasaba umukobwa, ubuyede buzava mw'inkwano ku gihe kingana iki, azabikora imyaka ingahe kugira ngo azagwiza y'ubuyede? Nkumva ko ngiye ku giti cyanjye mufitiye impuhwe ku ruhande rumwe, numva ko muba bati abakozi b'Imana ni ukubera iki batagangara? Niba Imana yaramuvuzeho kuki itakora ibintu bisobanutse? Kumbi Imana irashaka kugira ngo banze kubure ibintu byose bidafite gahunda bive mu nzira, ubundi ikore ibyo yagambiriye. Hanyuma rero igihe cyarageze, aza kubona undi muntu umwishingira, arampamagara ati mbonye umuntu unsabira, mbajije amafaranga y'inkwano. Bamubazaga ati se wabona inkwano yangahe? Akavuga 100. yavuga 100, nkavuga atari kose Mana, umuntu koko bamukwa amafaranga 100 birashoboka? Nkaba sifite angahe kugeza inyabajije se byibura wowe ku giti cyawe wabona ngahe? Ni ntayo mfite. Nese umugore bazamuguhera ubuntu ngo none se ngo 100 ngo baryemera? Nukuvuga ngo twabidisikasinze, nge nkumva uruhande rumwe mugiriye impuhwe kuko numvaga ibyo ambwira nkumva ntago rwose byaza guhura nuko ngiye ubwanjye nifuza kuzabaho cyangwa se kuzamera. Ariko kuko umugambi w'Imana ku muntu ari muremure, icyo Imana yavuze ku muntu byanze bikunze kiramukurikirana, aho wajya hose kiragukurikirana paka gisohoye. Nta ijambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Iyo wabanye nayo Imana ikugirira neza, irakwibuka ikitamurura mu gicuku cya nyuma, buri wese akabona ko wakoreye Imana. Imana nayo yagaragaje gukomera kwayo mu ruhande rwe, kuko nabonaga ibidashoboka kuri we, Imana yo yabonaga ko bishoboka. Yabikoze nko guhumbya, mbona baraje nk'uko yabimbwiye, tutagiye muri byinshi. Yaraje arasabye umunsi umwe, duca mu rusengero dusaba uburenganzira, bafata irembo baranakwa, babikora umunsi umwe birarangira, hasigara umunsi wa mariage. Imirimo y'Imana rero ni miremire. Ubwo Satani yashakaga kugira ngo nkorwe n'isoni, Imana yakoze ubukwe bwiza biramenyekana. Ibikora abantu batabishaka, ibikora na Satani atabishaka. Kugeza uyu munsi ndurimo kuko Imana yavuganye nanjye, imaze no kuma n'abana. Ubu ndi mama w'abana 2. Muri ubwo buzima bwo kuba muri korali nakunze kuririmba nk'uko nabibabwiye. Reka ndirimbe igice kimwe kugira ngo n'abandi bumve ko twadukunze kuririmbira Imana, kuko Imana yabanaga natwe n'ubundi kanabidushoboza. Kuva tubaho watubereye Imana, kugeza n'ubu uri kumwe natwe. Kuva tubaho watubereye Imana, kugeza n'ubu uri kumwe natwe. Wadusanze twigaragura mw'ibata ry'ibyaha, uratubwira uti nimubeho tubaho. Wadusanze twigaragura mw'ibata ry'ibyaha, uratubwira uti nimubeho tubaho. Turiho kuko wabivuze Yesu we, turiho kuko wabivuze. Turiho kuko wabivuze Yesu we, turiho kuko wabivuze. Dushoboze kwibera muri wowe, kuko ariho hari ibyo twifuza byose. Dushoboze kwibera muri wowe, kuko ariho hari ibyo twifuza byose. Byo tubona muri ubu buzima
ndetse n'ibizaza hanyuma n'ibyo dukura muri wowe, ibyo tubona muri ubu buzima ndetse n'ibizaza hanyuma n'ibyo dukura muri wowe. Murakoze cyane. Amen. Uraturirimbira n'iyindi kuko ndi kumufite impano nziza, ahubwo ukeneye n'umuterankunga ugushyigikira ukaba umuhanzi kuko uraririmba neza rwose, Imana iguha umugisha. Hanyuma ugiye kutubwira rero, dukurikije imirimo Imana yakoze twabyumvise biteye ubwoba. Hanyuma ugeze mu rugo, ese nta zindi ntambara wongeye guhura nazo? Isezerano ryari risohoye, ariko Satani ngakunda kurwanya isezerano. Ugeze mu rugo byagenze bite kugeza ubu ngubu? Watubwiye ko ufite abana bangahe? Ese umutware byagenze bite? Abantu baramwishimiye, ubukwe barabwishimiye, umaze gukora ubukwe noneho ugeze mu rugo, byagenze bite kugira ngo bikomeze n'undi waba ufite ikigeragezo nk'icyo wari ufite icyo gihe? Murakoze cyane. Ni imirimo y'Imana. Iyo wiwe niwe wavuze ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ni imirimo y'Imana. Natwe turashimira Imana kuko hari ikintu Imana igikora kugira ngo yemeze abantu, cyangwa yemeze na babandi babona ko ntacyo uzimarira cyangwa uzigezaho, babashe kubona ko nawe wasenze Imana. Mu by'ukuri mu buzima bwo kuba mu rugo muri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara, kuko tuba dutuye mu isi y'ibibazo n'ubundi. Ni ukuvuga ngo mu rugo njya mvuga ngo ni ishuri ritarangira rya buri muntu wese. Mu by'ukuri nubwo hatabaye imbogamizi ziremereye, ariko aho maze kurugereramo na ikintu cyambangamiye cyane, nari nzi ko mu buzima bwanjye ntazigera mba mu ikode, gukodesha inzu yo kubamo. Numvaga ntabiteganya, mbona nyisanzemo. Mu by'ukuri icyo cyambereye imbogamizi, kirandemerera, numva kirangoye. Uyu munsi wa none nubwo ngikodesha, ariko icyo cyambereye imbogamizi mu buzima kuko ntagiteganyaga. Ariko kuko Imana iba yaravuze ngo izabana n'abayo, kandi ijambo rikavuga ko bizaba ku bayitegereje, ngo keretse ko abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu, Imana ijya yitamura ikagira uko ubigenza. Nkabona amafaranga nishyuye, nanjye nkabona burakeye burije, nanjye ndagiye nk'abandi biremeye. Muri make rero umuntu ashobora kuremererwa n'ubukode nk'uko nanjye bundemera cyangwa se bwandemereye. Ariko mu by'ukuri iyo wasenze Imana, icyo mbwira umuntu wasenze Imana unabuhagazemo uyu munsi, ni uko yahagarara ku cyo yavuganye n'Imana, agasenga atayiryarya, atariganya, kuko yakijijwe nabi n'ubundi bimutera umwaku. Ni handi usanga basohoye umuntu mu nzu, nubwo byaba bimeze bite nta kwihangana. Ariko iyo usenze Imana ushyizeho umwete, Imana iraguhisha. Icyo navuga ni uko yakwihangana, kuko iyo yavuganye n'Imana byanze bikunze ntabwo imukoze isoni. Murakoze cyane. Urakoze cyane, ni ukuri Imana yarakoze. Ese kuri ubu ngubu watubwiye ko wari uri mu kazi k'ubwarimu, uracyari mwarimu, bimeze bite? Ntabwo nkiri mwarimu. Ni ukuvuga ngo nkimara gushaka, nagerageje gushaka akazi nyine muri Kigali, nkihagera sinakabona, cyane ko nahise ngira n'imbogamizi zo kuba nahita ntwara inda nkatwita, indi gatuma mbuwo kuba mu rugo gusa. Sagera ahantu njya kugera ku mezi 9 mbyaye, bimbera nabi, numva ubuzima ntago bumeze neza, ku buryo byari kuba bimbokeye kujya gushaka akazi, ntago nabonaga bikunze. Ariko mu gihe nari mfite gitoya naragashatse sinakabona, ubwo hahise hajya mwiyombogamizi yo kuba nahita ntwara inda ikamerera nabi. Ntabwo nakomeje gukora, ariko intego yanjye n'ubundi nzakora, kuko Imana hari icyo yavuganye nanjye. Murakoze. Urakoze cyane. Katwiringire ko Imana irindi isezerano ryayo, yakoze ibya mbere n'ibindi bisigaye izabikora. Hanyuma ugiye kutubwira mu rugendo rwose waciyemo rw'ubuzima, niki byakwigishije? Isomo wakuyemo ry'ubuzima ni irihe? Murakoze. Isomo nakuyemo mu bintu byose nagiye ncamo, mu by'ukuri naciye mu bintu bitandukanye,
nubwo hari byinshi biba byaragiye bisa nkaho bibangamira umuntu ho gake cyangwa se cyane, ariko mu by'ukuri byinshi nagiye mbifashwamo no gusenga, kuko ntaza kumenya gusenga ibyinshi biba byaranampitanye, reka mbivuge gutyo. Ariko kubera ko namenye gusenga, isomo nakuyemo rya mbere ni ukumenya gusenga, ukiringira Imana nk'umwami, ukiringira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo, kuko Kristo niwe udushoboza ibyo byose, kuko ari nawe ujya uduha imbaraga zitubashisha kwihangana no kunesha ibitunesha byose. Isomo nakuyemo ni ugusenga. Ni ugusenga nicyo cya mbere nabonye kiri imbere y'ibintu byose. Murakoze. urakoze cyane. Ni ukuri ni ibintu bikomeye umuntu atapfa kwiyumvisha, ariko kandi nanone tugera ku musozo w'iki kiganiro turagira ngo ugire inama umwana w'umukobwa ugeze hahandi baguhaye 1,000,000 Imana ikaguhagararaho, nawe ugeze muri icyo cyiciro, yifata ate, abigenza ate? Hanyuma kandi wongere ugire inama ababyeyi bafite umwana, kuko ntago bagutereranye ndetse bumvishe ibyakubayeho barakwakira, ariko hari ababyeyi batabyumva gutyo. Gira icyo ubwira ababyeyi bafite abana b'abakobwa bakuru bangana gutyo, ugira icyo ubwira ababyeyi bafite abana banze kwiga nka kwa kuri nawe wari wabyanze kandi hari icyo Imana yagusezeranyije. Bagira inama tugira ku musozo w'iki kiganiro, kandi nanone wibuke ko turasoza turirimbira kandi karirimbo. Twumvise ko ufite impano yo kuririmba, dushakira akaririmbo gatoya kagufi ukaturirimbire. Nushaka uturimbira ko waririmbaga muri Claude Dimanche, nta kibazo, twibuke n'ibihe byo mu bwana. Tubwire ngo tugira inama mu gusoza ikiganiro. Murakoze cyane. Icyo nabyira ababyeyi nuvuga ngo mu buzima bw'umuntu ari ikintu umuntu ahura nacyo atagiteganyaga, kandi mu by'ukuri akanahura nacyo atari uko ari umunyangeso mbi bizwi cyangwa se ari ikirara, ahubwo bikabaho kubera umugambi wa Satani ushaka kugira ngo aburizemo umugisha w'uwo mwana. Ni ukuvuga ngo icyo nabyira nk'ababyeyi ni ukujya icyambere basengera abana babo, bakanabatoza gusenga. Iyo bakuze babone iwabo banywa inzoga, ntibabone izo nama, ntibabone bicaranye nabo bari ngo bari gusenga cyangwa babaganiriza, bakabareka gutyo, akumva ko niba yakoze ikosa araza kubitagura gusa nta kubanza kumusengera. Ibyo nabyo bishora umwana mu ngeso mbi cyangwa se bikamwicira amahirwe, bigatuma yajya mu bintu bidafite umumaro. Icyo nababwira cyambere ni ukuganiriza abana cyangwa se kubegera mu gihe runaka, kuko hari igihe ikibazo cyiza n'uwo mwana atagiteganya, mu by'ukuri ari n'umwana wirinda bifatika, ariko kikaza kikamugwirira ari nk'ikiza kimugwiririye. Ni ukujya bamanza kwihangana bakareba ese uyu mwana yari mwana bwoko ki, twari tumutunze mu ruhe rwego, yari ameze gute muri uru rugo, yeraga mbuto ki. Bakabanza gushishoza mbere y'uko bamuterana mu kibazo runaka, bakajya bihangana niba hari n'ikibaye. Ndabyira ababyeyi bajye bihanganira icyo kibazo kiba cyabayeho, bagerageze ahubwo kumusanga, bamuganiriza, bamuhumurize, banasenge mbese niba ari n'icyabaye gikurweho. Icyo nicyo nabwira ababyeyi, cyo kujya basengera abana no kubihanganira no kubihanganisha mu cyabaye, kuko hari n'igihe biba abana nabo bwabo batabigizemo uruhare. Ikindi nabyira nk'urubyiruko nk'abakobwa, icyambere ni ugukanguka bakaba maso, kuko Satani we abatwubikiriye hose kugira ngo yimure umwami Yesu cyangwa se ngo akubuze amahirwe yo mu buzima bwawe Imana yaguteganyirije. Ushobora gusenga Imana ikagusimbutsa umutego wowe ubwawe utakwisimbutsa, cyane ko hari igihe nk'abakobwa bagira imyumvire yo kuba bavuga ati ngendagira sheri, akaba yatendeka abasore barenze 1, 2, 3. Nkibaza se abo basore abatendetse bose niko azabana nabo, nkibaza uko azabigenza. Hari ijambo bavuga ngo bagarira yose kuko utazirizera. Iryo jambo ntago njya ndishyigikira ngiye, kuko mba mbona burya benshi baritakarizamwe amahirwe. Ni ukuvuga ngo icyambere nasenga Imana ayibe hafi. Imana nibona ko ageze igihe cyo kubaka yarayibaye hafi, Imana izamwubakira, atajye mu bintu byo guhubuka, ibintu byo gutendeka. Ni handi umusore azamuhamagara ati nsura, ati nisheri sindi mu mutenguye, namusura namara kugerayo ntabwo bizamubera byiza, ntazi ubiri mu mutima we. Burya umuntu aba afite byinshi, bavanga uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ni ukuvuga ngo uko amwizeye we siko amufite, kandi sinako Imana ibibona. Nagera ashobora guhurirayo n'ibibazo. Ni ukwirinda no gusenga Imana, bagafata icyemezo cyo
kureba imana no gutumbira Yesu, kuko Yesu niwe wenyine, niwe gisubizo cy'ubuzima bw'umuntu wese. Icyo nabagira rero inama ni ugusenga, kuko gusenga guhindura byinshi, gusenga kuzana umumaro ku buzima bw'umuntu, gusenga gutuma imana ikorera umuntu ubukwe butari buhari, gusenga bituma imana ikwimura mu cyicaro rimwe ikagutereka ahandi, gusenga bituma imana iguha ijambo ntaryo wari ufite, gusenga bihindura ibintu byinshi. Icyo nabagiraho inama rero iruta izindi ni ugusenga no gukizwa neza. Murakoze. Urakoze cyane. Ndagira ngo utubwire, uramumva wa musore washatse gukorera bya bintu bibi, ko biri kose azareba iki kiganiro. Ndagira ngo nawe mugire inama, ndetse n'abandi nkabo n'uwari ufite umugambi wo gukora nk'uko uriya muntu yari yateganyije, bagira inama ubaburire. Murakoze cyane. Inama namugira rero, uyu muntu wari ushatse gukora ibi bintu nuko yabireka n'abandi yaba biteganyaho, kuko ntawe ucamwe umugambi w'Imana uko byasa kose. Nuvuga ngo yari yibeshye gukora ibidakoreka, yibeshya ku muntu Imana yavuzeho kandi bidashoboka. Inama namugira nuko yarambika agapira hasi, niba nakibikomeje ibyiza n'iki kiganiro akazacyumva, akumva ko gukorera Imana ari byo bya mbere mu buzima, ko Imana ari habana agaciro, kuko akomeje kugendera muri ibi bintu by'ubwesikoro ntago byazamugwa amahoro, ntaho byamuvana, nta naho byamugeza, ahubwo byamushyira ahandi hantu hatari heza. Icyo namugiraho inama, yarambika agapira hasi, ahubwo akiga gusenga, akaba umwana w'Imana, ahubwo ikamwagura, akazava nk'umuntu ukomeye, nawe akazagenda avuga Imana. Murakoze. Imana ishimwe kubw'ubuhamya bwawe, ufite ubuhamya bukomeye kandi burimo imirimo y'Imana pe. Imana ishimwe ko yaguhagazeho, kandi Imana ishimwe aho ibashije kuba igejeje. None se watubwiye ko ubu ngubu nta kazi ufite, wibereye mu rugo, nta kindi kintu uteganya gukora, se ikiganiro cyawe kizarebwa n'abantu benshi. Hano wakwifuza kuba yavuga ati kurikije Imana yagukoreye, nuko yakurikije, nuko aho Imana yakuvanye naho ikugejeje, niki bagufasha, wumva hari ubufasha yaguha, urifuza ko umuntu ufite ubushobozi yagufasha iki? Murakoze cyane. Mu buzima bwanjye ubu singikora, ariko numva nkunda gukora, kuko numva ari nabyo biri mu maraso yanjye. Numva Imana ingiriye neza, yampa icyo gukora, yaba uyu munsi cyangwa se n'iminsi iri imbere. Numva nge mu buzima bwanjye nkunda gukora cyane cyane, numva nkunda kuba nakwikorera ku giti cyanjye, nkagira business yanjye ku giti cyanjye nkora, nanjye yabasha kumbeshaho. Ariko kuri urwo ruhande nkabona ku giti cyanjye nta bushobozi bwabimfasha, kuko nta mafaranga mba mfite yo kuba nabikora. Tubwire, ni nk'iyo business nibura iciriritse, nk'amafaranga nkangahe? Hari abantu benshi hano hanze bashaka gukora umurimo w'Imana, bafasha abakozi b'Imana. Nkangahe nibura amafaranga ubona uvuga ati mbonye nk'aya mafaranga uko biri kose ntagenda nkashira akantu nka hariya, numvise ko ushaka kwikorera nubwo nta bushobozi ufite, ariko ndabyizeye ko hari abantu Imana izakoresha. Imirimo y'Imana irahambaye. Nkangahe wumva wateganya tangaya ndashaka kuyakoresha n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200, ku buryo nibura navuga aka kantu kambera fondation y'ubuzima nkurikije imirimo y'Imana yankoreye, ndabyizeye ko Imana yabikora. Murakoze cyane ku cyifuzo cyanjye. Mba numva nakora nk'ibintu by'ubucuruzi, bwo gucuruza ibyo kurya cyangwa se ibyo kurya, reka mvuga ibyo, kuko cyane cyane nakunze gukora mu bintu bigendanye n'iby'amasambaza, amasamaki abeshi, reka mvuge gutyo. Iby'amafi ndabizi cyane, bimbereye byiza nkabona nk'amafaranga byibura miliyoni y'amafaranga, nabasha kubona iseta, nkabasha kubona nuko nabona icyo nabasha gucuruza, mbese nkahera aho ngaho ndi kuzamuka, byambera fondation yo kugira ngo nange mbashe kuba mfite icyo naba ndi gukora. Murakoze. Murakoze cyane. Katwizere ko Imana hari kizakora, kandi niyo itakora ibyo ngibyo ngo ikora ibirenze cyane ibyo twifuza. Imana ifite byinshi izagukorera. Hanyuma tukavuze ko turaza gusoza turirimbira kandi karirimbo. Ndashaka kugira ngo ongere turirimbira karirimbo. Ese undi nta muterankunga ushaka wagufasha mu byo kuririmba, ko nabonye ufite impano itoroshye mu kuririmba?
ibyo byifashe bite? Murakoze cyane, terankunga rwose Imana ingiriye neza ikabazana, ndizera ko ibintu byose byasobanuka, kuko kuririmba Imana yarabiduhaye, nubwo atari cyane ariko Kristo ajya dushoboza, ariko kuririmba mbonye umuntu wabimfashamo akanshyigikira, ndizera ko byagenda neza, twaririmbira Imana rwose ibintu bikagenda neza, mbashije kubona umuterankunga wamfasha. Murakoze rero, murakoze, reka baririmbira kandi karirimbo, kuko nkunda kuririmba Imana, niyo tari Imana yampaye, nkunda kuririmbira Imana, ndangize nsoza baririmbira ku bantu bumvisha iki kiganiro, kugira ngo abazacyumva bose n'abazumviza indirimbo bazabashe kugira ikintu bigiramo n'icyo bakuramo nabo cyabafasha. Ifutu ubwo yajyaga ku rugamba, yahigiye Imana umuhigo, aravuga ati Imana yanjye numfasha ngatabaruka, amahoro ikizava mu nzu yanjye bwa mbere nzagitamba. Ifutu ubwo yajyaga ku rugamba, yahigiye Imana umuhigo, aravuga ati Imana yanjye numfasha ngatabaruka, amahoro ikizava mu nzu yanjye bwa mbere nzagitamba. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Imana ibane namwe, kandi ndizera ko umuntu wese uzumva iki kiganiro azabasha kugira ikintu akuramo kizamufasha. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Y'amasaha turagushimiye cyane kuri Imana iri mu ruhande rwacu, kuva kera kose watubereye Imana, ndetse nakugeza n'ubugingo n'ubu uracyari kumwe natwe, nushimwe. Waraturinze, watwongera iminsi yo kubaho, waturinze uturindira mu gihugu cy'u Rwanda, warinze abantu bawe, urinda igihugu cy'u Rwanda, warinze abayobozi bacu, urinda abakristo, urinda abakozi bawe. Izina ryawe nirishimwe. Hanyuma rero ikiganiro tumaze gukora, reka buri muntu wese uri bucyumve kibashe kumwubaka, kibashe kugira icyo kirema muri we, kibashe kugira icyo kimwigisha. Komeza kutugira neza no kudushyigikira kuri Imana isumba byose. Reka bazagitega amatwi bose bazabashe kumva Imana, bazabashe gufata umwanzuro wo gukorera Imana, kuko ari cyo kintu kiba imbere kizana umumaro ndetse n'agaciro mu buzima bw'umuntu. Urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Kristo.